Leo tutakula bugali na sambaza. Muze murebe ko ngiye guteka isambaza nyinshi. Guys, hano nunyigana. Ni akazi kawe. Fata ikimami ukanyuza mu isambaza zikawushije cyangwa mbisi. Ni akazi kawe nunyigana. Nunyigana zizabifu. Nshuti zanjye rero ni karibu muze mbereke uko ngiye guteka izi sambaza. Muraho neza ariko? Nizere ko mumeze neza. Nizere ko Nyagasani akomeje kubarinda, abarindana n'imiryango yanyu yose n'abana banyu bose. Niba muri bazima rero Imana ishimwe, kandi niba hari abarwaye mwihangane, Imana izabakiza, Imana ibatera agashinge katababaza. Abari mu bibazo bitandukanye mwihangane kuri iyi si nuko. Tugiye guteka rero agasosi k'isambaza. Isambaza irimo isosi. Abandi ngo ni isupu. Nkuko mubibona rero ndakoresha ibirungo umva bya make yanjye. Pwavura aho ngaho ni 100. Gitunguru ndakoresha n'udutungurusumu. Uzakoresha w'ibirungo ukunda. Uzakoresha ibyo ushaka, ariko njye ndakoresha ibi ngibi sinjya nijena. Ibindi hafi ndabikoresha kandi nkarya umva nkaryama nkumva meze neza ngashima Imana. Ariko nawe ntuzabe umunebwe ngo ubure kujya kubireba niba ufite amafaranga yo kubigura. Kwa Murokore biba bihari. Ngiye rero ibi nibyo ndi bukoreshe muri iyi sosi yanjye y'isambaza. Izi sambaza zirakawushije ariko bitari cyane. Hari uburyo ukawusha isambaza ntizume, kuko uzirebye urabona ko zitumye cyane kwa kundi mujya muzigura zikawushije. Izi nizo nikawushirije. Izi nizo naguze ahantu abazi kuri brasserie niba muhazi hafi y'ikivo, aho bakurobera ifi uyireba. Yego. Mbega kwa Rufonzina niba muhazi. Abantu muzi Rufonzina burya iwabo haba n'ibiryo biryoshye. Ariko nanjye ni iwacu da. Yego hose twese niho tuvuka. Iyo ushaka kurya ibintu bikiri fresh rero, kurya agafi kokeje bakakaroba ureba bakajya kukakokereza katabanje guca muri firigo, uzaze i Rubavu. Karibu. Nshuti zanjye rero ubu ndi gukora mise en place kugira ngo ntangire guteka agasosi kanya. Ntago biruhije, ntago bigoye. Ni bimwe bisanzwe, nta gitangaza ngiye kubereka. Nta kidasanzwe nyine, gusa no kugira ngo tuniganirire. Yego. Turebe ko umunsi wakwira. Ariko turebe ko damwaza atuma tunahembwa. Yego. Tungurusumu rero ndabanza nzikore kuri ntabwo nshaka kuzisekura. None ndangiza ndukatemo duto duto. Abanza ukazikandisha icyuma, warangiza ugakata duto duto. Nabyo ntacyo biba bitwaye, ugateka kandi uzumvamo ziba ziryoshye zihumura. Gusa ubikora ufite umwanya, ufite n'icyuma gityaye. Kakuma gatoya dukoresha ntabwo kagukatira tungurusumu neza. Nshuti zanjye rero ndabashimiye mwebwe mwamaze gukora subscribe. N'abatarayikora ndabinginze muyikore. Niba uri mushasha hano rero nguhaye karibu, ikaze. Ni karibu hano iwacu, ni kwa Mukunda abantu, ni kwa Mutima utuje, kwa Mutekano. Ntabwo ari kwa Mudugudu ariko. Kwa Mutima utuje, ni kwa Mukunda abantu. Ni karibu uhagume ntuzagende. Yego, twatangiye guteka rero. Urabona ko bya birungo byose, pwavuro, igitunguru na tungurusumu byose mbishiriye muri imwe. Ndabikaranga igihe gitoya, bishemo gakeya ku buryo bidashirira. Mu gihe mbishizeho rero ngiye kuba nkata inyanya. Mbishiraho nkashiraho n'akariro gakeya. Iyi sosi rero wayiteka no kumbabura. Natangiye nteka kumbabura. N'ubu ngubu nyitekaho, hari igihe biba ngombwa nkayitekaho.
ntago bisobanuye ngo wareba video ngo ubwo se ngo ko atatetse kumbabura. Oya, kumbabura rero naho umuntu arahateka, ndacyanahateka. Hari igihe umuntu akubitwa. Aya mashiga ni umuntu wandebye nkamwe arayangurira, angurira n'icupa rya gaze, urumva? Hari rero nkubitwa akagaze kagashira nkasubira kukababura. Intego yacu rero hano murabizi ko ari ugukoresha bike dufite bikazatugeza kuri byinshi twifuza. Icyambere ni ugukura amaboko mu mifuka tugakora, no kwitinyuka. Mwaba mama mwe mwirirwa mu rugo nkanjye, mwitinyuke kabisa mugire icyo mukora. Icyambere ufite agatelefone kawe, wirirwa ureba utuvideo tw'abandi amamega ukayamara, ayo mamega uyapfusha ubusa. Jya ukora utuvideo nawe uterere kuri YouTube, ntawamenya. Agatinda kazaza nta menyo ya ruguru. Gusa kuri YouTube ni kwa birya uwiziritse, urabanza ugakora. Ntibigutangaza iyi video nta muntu uri buyirebe, wenda karera nk'abantu nka 5 gusa. Abamama mwirirwa mu rugo nimwe ndi kubwira, nanjye ibi nabitekereje maze umwaka wose nirirwa mu rugo nta kazi mfite. Urumva nirirwa ntekeye abana, ndenirwa ntekeye umuryango, ntegurira umuryango, nta mukozi ngira. Naravuze nti kubera iki ibi bintu umuntu atabibyaza umusaruro, ko mbona abandi bavuga ngo kuri YouTube barahembwa. Niyo mpamvu rero nkoresha agatelefone kanjye, ugashaka ahantu kamanika, ubundi ugakora ka video. Suteka saa sita na nimugoroba, ibyo wateka byose, byaba imyumbati, byaba ibishimbo gusa, byaba imboga gusa, jya ushiraho, ntawamenya. Ubundi usenga Imana, utegereze Imana. Simuzi ukuntu bigora se bantu mwirirwa mu, simuzi ukuntu bigora. Hari igihe uba ukeneye akantu kifata, tuseye umuntu ntazandambirwa. Ndamusaba buri kantu. Abagore dukenera ibintu byinshi, dukenera ibintu byinshi. Kandi burya uzarebe niyo umumama akora, abana babaho neza. Simvuze ko niyo umupapa akora abana babaho nabi, ariko abapapa burya hari limite bakunda kugira cyane. Muzabicunga abamama mwirirwa mu rugo, muzambwira. Reka mve mu nkuru rero. Turi guteka bya birungo, byageze aho birasha, nshiramo inyanya, nshizeho n'akayiko gatoya k'umunyu. Isambaza kuziteka nta birenze, ndashiramo n'utumagi 2 gusa, nta kindi kintu ndi bushiremo. Ubundi turya agasosi. Ushatse wateka ubugari, ushatse wateka umuceri, ushatse wateka ibirayi, umva ugateka ibyo ushaka rwose, ukarisha agasosi kawe. Ariko njye ndarisha ubugari, nubwo ntaberetse, ariko agasosi ndakarisha ubugari. Urateka rero inyanya zawe zigasha neza. Impamvu nakoresheje inyanya nyinshi, ndizera ko mwazibonye ni nyinshi. N'isambaza zanjye ngiye guteka ikiro cy'isambaza. Izi naberetse kuri ka gasiniya ntago ari zo gusa, hari n'izindi ku ruhande. Ntekeye rimwe isambaza rero, kuko hari abantu benshi bambwiye ko turi buzisangire, bari bazikumbuye. Urabona ko inyanya ni nyinshi zirimo kugaragara, tagira ngo nabitetse ntabizi. Oya, ndabizi, nkeneyemo agasosi kuko turi benshi. Nshuti zanjye rero ndakwinginze iyi video uyirebe uyirangize, kuko iyo urebye ukayikupiramo hagati, hano mfite tomato paste cyangwa salisa cyangwa sorghum. Iyo utayirebye ngo uyirangize ubu ntesheje agaciro pe, birutwa nuko utanayiplayinga n'umunota n'umwe. Hari ukuntu iyo video iri kurebwa n'abantu, YouTube iravuga ati video yakunzwe, reka nanjye nyisharinga abandi bantu. YouTube ikadufasha ikayisharinga abandi bantu, noneho bakayireba kenshi. Noneho iyo muyirebye mukajya muyicamo kangahe mutayirangije, YouTube iravuga ngo iyi video ntago yakunzwe, ntago idukorera publicité nyine, ntago iyisharinga ku bandi bantu bakeneye mwene izo video. Turabinginze rero mujye muzireba, muzirangize. Ni ukuri muba muduteye inkunga. Mwabonye umusosi,
ubonye umusosi urabona ko iyi sosi iraba ihagije nta birenze. Ubundi tumenyereye ko uteka isosi gutya ukarambikamo isambaza kugira ngo zidashwanyagurika, kubera ko izi sambaza ari njye wazikawushije, nazikawushirije nzi n'uburyo zikomeyemo cyangwa zoroshemo, njye ndazibanzamo muri iyi sosi ntarashiramo amazi. Wabibonye nindangiza nyuzemo ikimamiyo nta bwoba mfite kuko nazitekeye. Hari uzanyigana rero akanyuzamo ikimamiyo akaza kuzirya zabaye zashwanyaguritse. Urabona ko nakubwiye ko hari izindi ku ruhande, ni ikiro cyose neza, ukazirya zashwanyaguritse. Oya, ntuzanyigane, uzabanza urebe isambaza zawe nimba zikomeye, noneho ubone kunyuzamo ikimamiyo. Ubundi tuziteka bisanzwe, ukabanza ugakora isosi ugashiramo amazi ukarambikamo. Njye rero ndaziteka gutya kuko abana banjye bazikunda gutya zimaze gufata akarangi, noneho ngiye gushyiramo amazi. Ni ukuvuga ngo ntarashyiramo amazi hari utwo nabakuriyeho. Shyiramo amazi rero isosi bitewe n'isosi ushaka n'abantu ugiye kugaburira. Urabona ko ndacyanyuzamo ikimamiyo ariko nitonze, ngiye gutegereza bitogote. Noneho twari isosi yacu, kagasafuriya ko ku ruhande mubona gatetsemo amazi yo gutekamo ubugari, ndahita nteka ubugari ubundi ninjye numve merewe neza. Inshuti yanjye rero ndakwinginze usharinga iyi video, uyirebe, ukore subscribe kugira ngo ndebe ko hari aho nava naho nagera. Ndagushimiye rero wowe wabanye natwe, ukiri kumwe natwe utaratuvaho. Ndakwinginze ntuzanatureke kuko turagukunda, turabakundaga. Isosi yahiye mwayibonye, dore za sambaza nanyujemo ikimamiyo, urabona zashwanyaguritse, urabibona, wabibonye. Isosi iraryoshye, imeze neza, harimo intungamubiri. Ni karibu muze dusangire, gusa abatayibonye mwihangane, hari igihe nanjye nigeze kubitwa ndabibura. Utayibonye rero ihangane, Imana irageraho ibiguhe. Kandi niba wabibonye nawe shima Imana, uhereze n'abo muri kumwe batabibonye. Wabibonye isosi imeze neza kabisa. Isambaza zanjye wabibonye ko zitugeze zishwanyagurika. Bye.